Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba Ivanjili ya Tomasi. Ivanjili ya Tomasi ushobora kuba utarizi yumva na rimwe kuko ubundi tuzi amavanjili ane gusa. Tuzi Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ariko wibuke ko Yeshua Kristo yari afite intumwa 12. Izo ntumwa zose zaranditse ariko twumva ubutumwa bune gusa. Kubera iki? Kubera impamvu ntagiye kwinjira mu ngubu aho izo nyandiko zindi zagiye ni ibintu bindi umuntu yakwinjira mu nyuma, ariko reka turebe imwe muri izo nyandiko. Ivanjili ya Tomasi. Ivanjili ya Tomasi itubwira iki? Kubera iki Ivanjili ya Tomasi? Ni iki gihambaye ifite izindi ivanjili zitatubwira? Reka turebe ibyo muri Matayo 17:20. Baratubwira ngo ifite ukwizera nuko aba ari gute kungana gute ushobora kwimura imisozi. Ushobora kwimura umusozi va ngaho ujya hariya uwo musozi ukahava, kandi nta kintu kimwe cyakunanira gukora. Ahangaha baratubwira ngo tugire ukwizera muri Matayo, uko kwizera kuzimura imisozi. Ariko kwimura iyo misozi ntabwo batubwira ukuntu tuyimura. Aha rero niho Ivanjili ya Tomasi izirika tubwire neza ukuntu iyo misozi yimurwa. Iyo misozi yimurwa ite? Tugendeye ku Ivanjili ya Tomasi. Mbere na mbere reka tumaze turebe ibintu bibiri. Mu buzima buri wese afite ukuntu abashaka gutekereza. Uko ushaka gutekereza, ibitekerezo byawe uko ubitekereza, kandi ukagira none uko ushaka kumva umeze. Kumva kumeze, kumererwa neza, nta muntu ubyanze, nta muntu wifuza kumererwa nabi. Yaba n'umuntu mubi, yaba n'umuntu mugome, buri muntu wese ku isi wese yumva yamererwa neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta wifuza kumererwa nabi na gato. Kandi wibuke ko ibyo bitekerezo byawe nuko wumva wifuza kumera, guhora wishimye, ibyo ni ibintu bibiri. Iyo utekereje n'ibyo ukora, iyo bitari kumwe, icyo gihe ntabwo ibyishimo ubibona. Iyo binyuranye bihabanye, ntabwo ibyishimo ubibona. Akaba ari ya misozi rero. Imisozi hano ivugwa ni ibibazo. Ntabwo ari imisozi ugenda ufata ngo umusozi ngo wimure, umusozi urimutse. Ni ibibazo. Umusozi ufite mu buzima bwawe ni ibibazo uhura nabyo buri munsi. Ibyo bibazo rero urabibwira ngo bivaho gute? Ntabwo ari ibyanditswe cyangwa ibyigishwa ijambo ry'Imana uzi uko ringana, uko ryaba ringana kose byimura imisozi. Kubera ko ijambo ry'Imana ushobora kurimenya utarishyize mu bikorwa, ntacyo riba rikumariye. Ijambo nyine rizagumaho, ibintu byose bizavaho bishire, ariko ijambo ry'Imana rizashira. Iryo jambo rizakomeza ririho. Gusa ikibazo abantu tugira nuko turarimenya, tukarisoma, tukaryumva, ariko ntiturishyire mu bikorwa. Bikatugumamo gusa ntiturishyire mu bikorwa kugira ngo rikumire bya bintu bibi byari bigiye kutuba wenda twatekereje, tutagishije inama umutima wacu kugira ngo bijye hamwe noneho tuganze dukoresheje ijambo ry'Imana ariko turishyize mu bikorwa. Kuko kubuza ijambo ry'Imana nturishyire mu bikorwa bibaho kenshi bikaducika, kubera ko Imana ukuntu yaremye umuntu ibintu bibaho bitunganye, hakaba nubwo utibuka ijambo ry'Imana ko ribishyire mu bikorwa. Ni gute rero twakwiye gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa rero? Bigatureba. Ntabwo ari ijambo ry'Imana uko rivuze uzi ryimura iyo misozi, cyangwa se n'amasengesho yose uvuga ngo yimura imisozi. Urugero, umuntu arasenga avuga ati nasenze amanywa n'ijoro, nakoze ibintu n'ibi, navuze ijambo ry'Imana, nzi byanditswe bingana gutya na gutya, ariko ukabona umuntu ahura n'ibibazo. Tukibaza n'ibiti. Ibibazo bihoraho, ibibazo bibaho. Ushobora kuba unakiranutse gute, ibibazo bikakugeraho byanze bikunze, ibibazo ntibibura. Ariko hari uburyo dushobora gukoresha Ivanjili ya Tomasi nkuko yabidusobanuriye kugira ngo tugabanye ibyo bibazo duhura nabyo, kuko ibibazo byinshi mu buzima duhura nabyo 99% byose tubigiramo uruhare. Ibibazo byose duhura nabyo mu buzima 99.9% tubigiramo uruhare. Kumenya ijambo, gusenga, noneho tukamenya no gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, nibyo byaturinda ibyo bibazo byibuze 99.9%. Kumenya, gusenga n'ijambo ry'Imana nuko dukoresha Ivanjili ya Tomasi byadufasha kwirinda ibyo bibazo duhura nabyo mu buzima 99.9%. Reka turebe rero Ivanjili ya Tomasi itubwira iki rero. Ivanjili ya Tomasi iratubwira ngo fata ibitekerezo byawe nuko wumva umeze mu mutima wawe, ibyo umutima utekereza, kuko iyo utekereje umutima uhita ubigiraho igitekerezo. Ukavuga uti ibintu umuntu atekereje
nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Rya jwi rikuzamo imbere rikavuga ati okay, ibi utekereje nibyo, mugahuza. Nuko nguko wimura imisozi. Iyo imitekerereze yawe ihuje n'umutima, ni ukuvuga ngo uyu ubwonko bwawe buhuje n'umutima bigahuza, nuko nguko wimura imisozi. Kuko byanze bikunze iyo ubwenge n'umutima biri hamwe byose byumvikanye ku kintu ugiye gukora, ntabwo ugira ikibazo. Ikibazo kigira iyo utekereje kujya nk'ahantu noneho umutima ukakubwira wijyayo, ukanga ukagenda, byanze bikunze ugira ibibazo. Nuko nguko rero abantu basenga bakumva amajambo, bagashyira ijambo ryabo mu mitima yabo, ariko ntibarishyire mu bikorwa, bakomeza bagira ibibazo. Tukibaza kuki nsenga cyane, kuki mvuga ijambo cyane, ariko nkakomeza nkagira ibibazo. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko uratekereza ibyo ugiye gukora, kuko ibyo dutekereza byose niko kenshi tubishyira mu bikorwa tunyuranyije n'ijambo riturimo cyangwa se n'umutimanama Imana yadushyizemo utubwira ati ibi bintu ugiye gukora ntabwo ari byo, bireke. Kugira rero ngo wimure iyo misozi, nuko ugomba kugendera ku ijwi rikurimo, ariko bw'Imana Imana yadushyizemo tutabona. Imana iravuga ngo ubwami bw'Imana buturimo buratuzengurutse, ariko ntitububona kuko dushaka gukora iteka ibyo twatekereje. Ntitufate ibitekerezo byacu ngo tubihuze n'umutima wacu, noneho bibe ikintu kimwe kugira ngo tubashe kurenga ibyo bibazo byose tuba tubihure nabyo. Nuko rero ukoresha Ivanjili ya Tomasi kugira ngo wimure iyo misozi, urenge ibibazo, noneho ube mu mudendezo, nta bibazo na bimwe uhura nabyo, nubwo bitabura mu buzima bike ariko byibuze byinshi wabashije kubikemura ukoresha Ivanjili ya Tomasi, wubahiriza ibyo umutima nama wawe ukubwira bigendeye ku bitekerezo watekereje, noneho ugafata ibitekerezo n'amarangamutima yawe bigahura bikaba umwe. Nuko nguko rero wimura iyo misozi, ubundi ukaba umudendezo nk'uwo wifuza kubaho mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi, ukagira amahoro bitewe n'uko wakurikije umutima wawe, utakurikije ibyo umutwe wawe watekereje gusa, kuko umutima burya niwe uba ufite ijambo rya nyuma mu byerekeye ibyo ugiye gukora. Iyo ubihuje rero ukabyemeranya, nta bibazo ugira mu buzima, biba bikemutse. Noneho ugakomeza ukihangana, ukitoza gukurikira umutima wawe, gukurikira umutwe wawe gusa, byose bikajya hamwe, ugafata ibitekerezo byawe n'umutima wawe bikaba umwe. Nuko nguko utsinda ibibazo n'ibigeragezo byo muri yose. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.